Mbarusha Mining TV. Subscribe, like, share to your friends and comment. Thank you. Hello everyone. Let me hope you are fine. Wherever you are and wherever you live, Mbarusha Mining TV is here for you. Remember to make subscribe, like, share to your friends and comment. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mukomeje kudukurikira ku muyoboro wa YouTube channel witwa Mbarusha Mining TV. Ndabasuhuje cyane, nimugire ibihe byiza aho mugiye muherereye impande n'impande, abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Afurika muri rusange, abari Burundi, abari muri Congo, by'umwihariko hano mu Rwanda. Ndabasuhuje cyane, nimugire ibihe byiza. Muhawe ikaze rero kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Reka nizere ko mwamaze gukora subscribe. Okay? Abantu benshi rero iyo babonye iyi application ya Pi ya Pi network bahita batekereza ibindi cyangwa bahita bumva ziriya miliyoni z'amafaranga bahora bavuga. Uyu munsi rero nta kindi tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku bijyanye na Pi network ndetse n'iki giciro ndetse na KYC zayo. Tunavuge no kuri Bitcoin ho gakeya, tunavuge no kwa ziriya tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu zatangajwe. Ubwo rero birasaba ukurikire video, ntucikwe, nturangare, ntagire ahantu hatagucika, umenye amakuru utaruzi. Ese ibi bintu bimeze gute, byifashe gute? Video yose uyirebe uyirangize ntucikanwe, kandi wibuke gukanda subscribe. Mbarusha Mining TV. Subscribe, like, reka duhere kuri Bitcoin ho gatoya and comment. Kuko abantu benshi urabona ko batangiye kugereranya Bitcoin ndetse na Pi network, ukibaza ati se ibi bintu impamvu abantu babikora ni iyihe, biterwa n'iki? Murabizi ko mu minsi yashize mu by'ukuri bafite ishingiro ryo kugereranya Pi network and Satoshi network, ariko nanone wareba ugasanga nta shingiro. Ishingiro rirahari ry'uko bagereranya Pi network and Bitcoin. Sorry, nabivuze Satoshi ariko ni Bitcoin. Bafite ishingiro ryo kugereranya Pi network na Bitcoin, ndetse Pi network bakaba bayirutisha Bitcoin. Bafite ishingiro ariko wanareba ugasanga nta shingiro rihari. Impamvu mbivuga gutyo, umwaka ushize wa 2023 muzi ko habayeho gushyigikira GVC. Mwese mwarabibonye abantu mukoresha Pi cyane, mu gihe cya giciro barimo bashyigikira cya giciro cy'ibihumbi 314 n'$159 by'idolari. Okay? Murabyibuka iki gihe bari gushyigikira GVC. Iki gihe Pi network imwe bayihaye agaciro k'ibihumbi 314 n'$159 by'idolari. Aya mafaranga iyo yafashe ukayakuba ukaba yashyiraho mu manyarwanda cyangwa ukayashyiraho mu gihugu cyawe urimo, usanga ari muri miliyoni zijya gusatira muri miliyoni hafi 500 z'amanyarwanda. Kuko ufashe ibihumbi 314 n'$159, aya ni amadolari, ukayakuba wenda idolari rigeze ku gihumbi 300 wenda na 30, reka dufate na 30, itonamo miliyoni 417 n'ibihumbi 80 n'ibihumbi 831,470 y'amanyarwanda kuri Pi imwe. Ibi bintu rero kino giciro muri make nk'umusesenguzi navuga ngo bagerageje kwamamaza cyangwa kupublicita iyi application yabo mu buryo bushoboka n'uburyo budashoboka. Mu by'ukuri aya mafaranga aragoye kuba wayashyikaho, biragoye, ni inzozi. Niyo mpamvu bagerageje kuyita bayigereranya na Bitcoin, ariko ugasanga washyira mu busesenguzi bwawe ugasanga nta ishingiro ryo riracyari hasi cyane. Muzi ko Bitcoin ni umwami w'amakiributo, niko twabivuga.
Bitcoin ni umwami w'amakibuto, biragoye ko haboneka airdrop cyangwa coin yajya hejuru ya Bitcoin. Biragoye ariko biranashoboka, byose nta kintu kidashoboka. Impamvu rero mu gihe cyo gushyigikira iriya GCV abantu twese twarabikoze, muzi ko mu gihugu cy'u Burundi byarahageze, no mu Rwanda byahageze nyuma ho gake cyane mu buryo busa nk'ubujimije. Mu bihugu by'abaturanyi za Tanzania byarahageze, ugasanga Pi Network imwe bayihaye agaciro k'aya madolari 314,159 by'idolari. Ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nta muntu n'umwe wigeze uhaha ibintu byari bihwanye n'agaciro Pi imwe yari ifite, kuko yuza avuga ati njye mumpe ibintu bihwanye na Pi imwe, urumva ko n'umuntu uri muri botike cyangwa umuntu uri mu ishop runaka nta bintu yari kubona aguhereza. Niyo mpamvu bahise babifata bavuga ati byibura umuntu ajya akoresha ibintu bihwanye na $20, bagafata amadolari 20 bakayagabanya mw'aya mapayi, bagakarikira bagasanga wenda harimo nka 0.05 inyuma hakajyaho umubare, wenda ukishyura izo payi. Ni muri ubwo buryo abantu rero barimo bashyigikira GCV. Ni muri urwo rwego rero byatumye bayifata batinyuka kuba bafata Pi Network bayigereranya na Bitcoin. Naho ngaho byavuye ku bantu batari babizi, naho ngaho byavuye, ariko mu by'ukuri biragoye cyane. Twese tumayininga Pi Network kuva 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Murabona ko nayo igeze hagati, turi kumayininga Pi Network. Pi Network rero mu by'ukuri ntabwo irajya ku isoko, ariko twese duhanze amaso ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2024. Niyo mpamvu umuntu aba agize ngo byibura reka ategure abantu, abamenyeshe, abahereza amakuru y'ibiriho, kugira abategure ase nk'ubategura, wenda abamara amatsiko. Ziriya tariki nazo zishobora kugera ibintu bikagira ute bigahinduka. Ziriya tariki zishobora kugera ibintu bigahinduka uko twari tubyiteze, ntaba ariko tubisanga. Ugasanga itariki bagize ute bazegeje imbere. Ibi byose ni ibintu bishoboka cyane, ntawamenya, you never know, ntawe ubuzi ukuntu ejo bizagenda cyangwa ejo bundi. Ngira ngo mwarabibonye umunsi w'ejo, ejo bundi ibyabaye, kuko turi mu gihe ku bantu bamayininze Satoshi Network, bamayininzemo iriya airdrop yitwa OX. Muzi ko turi mu bihe byo kuyakira ku ma wallet yacu, ariko amatariki mu by'ukuri bagiye batanga yagiye ahindagurika. Ni muri urwo rwego rero na Pi Network ziriya tariki ntabwo wazishimangira, kuko zaravuzwe cyane kuva mu mwaka w'2022, zaravuzwe ziriya tariki. Mu by'ukuri na ba nyir'umushinga bitangarije ko Pi Network ishobora kujya ku isoko cya Open Mainnet, ishobora kuba kwa ziriya tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024. Ariko bavuze ko bamaze abantu amatsiko, bavuze ko hari goals 3 cyari ibintu 3 ngenderwaho. Nibiramuka bigezweho Open Mainnet nta kabuza igomba kuba, ariko ibi ntabwo wabihereza wabisinyaho cyangwa wabinotaho 100%, 100%. Biragoye cyane. Biriya rero ni nka gutyo na izi OX price prediction. Iki ni igiteganyo, iki ni icyegeranyo, ntaho bitandukaniye na biriya twahoze tubona, ntaho bitandukaniye n'ibi ngibi. Iyi GCV ni nka prediction, nicyo bita prediction, cyangwa murabibona gute? Turifuza ko byazagenda gutya. Iki giciro nta mpamvu yo kuba wagishimangira, kuko biragoye. Niyo mpamvu abantu tugomba kwitonda cyane. Usanga abantu bafite amapayi utabara, nk'iyi wallet irimo payi 1000,
n'ibice 19. Biriya bice 19 birengaho byonyine ubwabyo ni amamiliyoni. Ubwo rero ibi ni ibintu byo kwitondera cyane, ni ibintu utahita ushyiraho umukono 100% ngo ubinote ubyemeze ubikonfirime. Ni ibintu biba bigoye cyane mugenzi wanjye. Rero nka zino payi ziri kuri available balance, izi ngizi ni miliyoni 18 z'amapayi, miliyoni 18 n'ibihumbi 3,803 n'ibice 84 by'amapi. Izi ngizi miliyoni 18 z'amapayi, niyo pi yaza iri ku idolari rimwe, urumva ko ni miliyoni 18 z'amadolari. Warangiza ukazikuba n'amafaranga, niyo wazikuba ku idolari rimwe, urumva ko ni ibibazo. Iki nicyo bita prediction. Iyi ni price prediction, ntawe ubizi neza cyane. Niyo mpamvu muba musabwa kwitonda cyane kandi mugashyiramo ubushishozi. Ugasanga umuntu arimo arabwira ngo mu gihe runaka cya Pi Network payi ebyiri zizaba ziri kugura imodoka. Ibi ngibi ntabwo wabihakana, nta nubwo wabikonfirima, kuko mpise mbahereza urugero kuri Bitcoin. Bitcoin ku itariki 2009 Bitcoin yari iri kuri 0.0392, 0.00092 niho Bitcoin yari iri. Umwaka w'ibihumbi 2010 Bitcoin yari igeze kuri 0.2 by'idolari. Umwaka w'ibihumbi 2010 hari umugabo wagurishije Bitcoin ibihumbi 10. Uwo mugabo yitwa Lazio Hanyezi, yagurishije Bitcoin ibihumbi 10. Icyo gihe zari tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2010. Agurisha Bitcoin ibihumbi 10 z'ama Bitcoin, bamuherezamo pizza ebyiri. Icyo gihe zari tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2010. Icyo gihe pi yari iri ku madolari kuri 0.2 by'idolari. Ubwo urumva ko bamuhereje ibihumbi 2 by'idolari. 2018 uyu mugabo niho yitabye Imana, yiyahuye cyangwa agize icyo bita depression, cyangwa arazungera ariyahura abura umwuka, amaraso arahagarara burundu. Umwaka wa 2018 urumva harashize imyaka 8. 2010 payi yari iri kuri 0.2 by'idolari. 2018 yari igeze ku bihumbi 3,740 by'idolari. Mu mwaka wa 2019 irakomeza irazamuka igera ku bihumbi 13. Icyo gihe Bitcoin niho yari igeze muri 2019. Uyu mugabo niho yitabye Imana muri uyu mwaka, aho Bitcoin yari izamutseho mu gihe cy'imyaka 8. Niyo mpamvu mugomba kugira ute kwitonda, mugashishoza, mukarindira nta byo kujabagurika. Hari nk'abantu nk'urugero bagiye bagurisha amapayi yabo, ugasanga wenda yagiye azigurisha ziragurwa n'ubundi, ugasanga payi imwe bamuhereje amafaranga 300 y'amanyarwanda cyangwa 500 y'amarundi. Mu by'ukuri ushobora gusanga yarungutse cyangwa yarahombye, ariko mujye mutegereza igiciro cya ba nyir'umushinga bishyirireho real price, bayironshinge muri make. Ushobora kuba waragurishije payi zawe imwe ugenda uyigurisha ku mafaranga 500, ugasanga warahombye cyangwa ugasanga warungutse. Ibaze rero warazigurishije ku mafaranga 500 igasohokera kuri iki giciro nk'uko babivuga, urumva ko byaba ari ibindi. Urumva ko wahita ko nawe ugira ikibazo. Kimwe nuko warazigurishije ku mafaranga 500 ugasanga open mainnet irabaye ariko yagurukiye hasi cyane, ugasanga yagurukiye nko mu 0.5 kwiyongereho n'undi mubare. Kandi mwibuke ko Pi Network yamayininzwe n'abantu benshi cyane mu buryo bushoboka n'uburyo budashoboka. Bagerageje kuyamamaza rero mu bihugu byinshi cyane, abantu benshi cyane batunze iyi mining cyangwa iyi application ya Pi Network, benshi barazifite. Rero musabwa kwitonda cyane. Iki giciro reka dutegereze ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Nta gihe gisigaye, ndakeka hasigaye iminsi mike cyane. Hasigaye wenda reka dufate nk'ukwezi kumwe gusa, niko gusigaye tukamenya
biriya ibintu aho biri bishyira. Rero biriya bishobora kuba estimated date, kuko ikintu kiri estimate ni ikintu gishobora guhindukaho gake cyangwa kikiyongeraho ariko ntikiyongereho cyane. 28 zishobora kugera z'ukwa gatandatu ibintu bigahinduka, bakaba babyegeza imbere bakavuga ngo izi tariki tuzegeje imbere kubw'impamvu runaka cyangwa kubw'ibibazo bikiri gukemuka bya tekinike cya maintenance iracyarimo ibibazo. Icyo gihe nta kindi uba ufite cyo kurenzaho, aba ari ugutegereza, ugategereza ba nyiri umushinga itariki ya nyayo bishakiye bo ubwabo bazashyiraho. Ibi bintu rero bisaba kwitonda cyane, ugashyiramo ubushishozi kandi ugatekereza, ukanazimayininga wihanganye, ukirinda umuntu ushobora kuza akagushuka akakubeshya ngo mpa amapayi runaka ngo bigende gutya, ugasanga agurishe nka 0.000076 by'amapi, ariko ugasanga ubihombeyemo, ugasanga uraruzinze, ugasanga ni nk'amamiliyoni watanze kandi mu gihe nta n'ibihumbi 2 bigeze baguhereza by'amanyarwanda. Ibi bintu rero bisaba kwitonda cyane ugashyiramo ubushishozi. Hari aho uzagera usanga bari kwamamaza bino biciro bya P-Network, usanga bari kugira gute na gute bamamaza ba publicity, ugasaba umuntu wabwiye ati mpipayi 2 nguhereze wenda ipantaro imwe cyangwa 5 kubera ko nta pantaro wifitiye nawe ukazimuhereza. Ariko mu by'ukuri ahantu hose unaniwe kwihangana nta kintu ushobora kugira. Burya kutihangana bijyana na discipline nkeya. Burya umuntu ufite discipline akenshi ibintu byose abikora neza kandi akabishobora. Kwihangana yo ntako rero muri wowe, niyo nyine ubusanga uri kuruzinga ibintu byinshi, wibuza amahirwe menshi cyane iyo urimo urangara. Abantu rero murya ibintu bidahiye cyangwa mushaka kujabura, ntimurindire ibintu bishye, ntimurindire ibintu bitungane, ntugire kwihangana muri wowe, ntugire gutegereza, mwisubireho, ibi bintu ntabwo ari byo. Open mainnet rero wari uzasanga ubwira ngo drop your country flag, ngo nimba ushyigikiye kino giciro ngo uzamura ngo ibendera ry'igihugu cyawe. Ibi bintu ni marketing niko nabivuga, kandi koko nibyo nta nubwo wakarwa ubishidikanyaho. Iyi ni icyo bita publicité, ni marketing. Twese twaramayininze P-Network, ndanazifite nyinshi cyane zishoboka z'amapi. KYC narayirangije, ibintu biratunganye bimeze neza, zageze muri wallet zirimo, nta kibazo na kimwe mfite. Ariko ibi bintu mugomba kwitonda cyane. P-Network ni mining nk'izindi zose, nk'uko mayininga za B-Network, nk'uko mayininga Remin, nk'uko mayininga za Syria, nk'uko mayininga izindi izo arizo zose. Iyi nayo niko ugomba kuyifata. Gusa yamamajwe n'abantu benshi cyane, isinywaho n'ibinyamakuru byinshi cyane ndetse n'abaperezida, ndetse mwabonye ko n'umwami wa 3 Charles w'Ubwongereza yayisinyeho, ayemeza mu gihugu cy'Ubwongereza, aravuga ati igizaba igiye ku isoko izahita ikoreshwa. Muzi ko yanemeye icyo gihe se yemera za Bitcoin na Ethereum mu gihugu cy'Ubwongereza ko zigomba gukoreshwa nk'ibisanzwe nta n'ikibazo na gito bitwaye. N'ubwashize rero ngira ngo ejo bundi uyu mwaka muri uku kwezi mwabonye ko muri bamwe mu bafondateri ba Binance baje muri Afurika, baza mu gihugu cya Uganda, bagira ibyo baganira na nyakubahwa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, yemeza ko ibiriya bintu bya kiributo byemezwa mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero ibi ni ibintu, ni amakuru uba utashobora gusanga ahandi uretse kuri Mbarusha Mining TV. Niyo mpamvu umuntu aba bingingira gukanda subscribe kugira byibura ujye umenyera amakuru ku gihe. Igihe ukeneye amakuru ya mining cyangwa ya kiributo, ujye unyarukira kuri Mbarusha Mining TV, nta handi biba biri. Ku bantu rero bafite P-Network bakoze KYC, ubundi KYC iyo uyikoze nyuma y'iminota 15 iba irangiye. Igihe cyose ubona bimeze gutya, ugasanga bimaze amasaha, bimaze umunsi cyangwa iminsi 2, ujye umenya ngo P-Network KYC wayikoze nabi. Iyo uyikoze neza
iminota 30 iba irangiye, iba ibaye furu, kano karonko kose kaba kuzuye. Igihe cyose ubona byabaye gutya bigatinda, ujye umenya ngo wafotoye irangamuntu nabi, wenda imbere n'inyuma hari ibintu utujuje, wasizemo adresse nabi cyangwa wifashe selfie nabi, ibintu nk'ibyo ujye umenya ngo ari ibintu utujuje, kuko KYC ya P-Network iyo uyikoze neza imara iminota 30 gusa iba irangiye. Ubwo rero byaboneka iki giciro tugishimangire twese, tugishyigikire, wenda mushyigikire icyo bita GCV, twese twarabikoze, ariko ntabwo bivuze ko iki giciro ugomba kugishyira mu mutwe wawe ngo kimarikemo, kuko ibi ngibi bishobora kuguteza ikibazo. Ushobora kugenda wenda ufite nk'amafaranga ukaba washoramo ukagura nka payi za miliyoni 10, za miliyoni 100, kandi ukazigura ku giciro kiri hejuru, ukazigura uhenzwe, witeguye ko byibura izasohokera hejuru. Uko wabipanze ntaba ariko bigenda. Icyo gihe nawe urabyumva nyine, uba wishyize mu bihombo, uba wisize muri risike. Niyo mpamvu mugomba gutegereza mukihangana, ukamayininga, kandi ibyo wamayininze ukabirinda, kugira byibura n'igihe bizaba bigiye ku isoko bizakugirire umumaro. Okay, ndabakunda cyane rero, mukomeze mushyigikire Mbarusha Mining TV, mukanda subscribe, like, share, comment, mukomantinga, mwandika ibitekerezo byanyu. Ni ingenzi cyane uvugana na mining yindi ushaka ko twazagukoreraho, ibyo turabikora. Ku bantu badafite linki ya P-Network ndayishyira muri description y'iyi video, muyikandeho mufungure za P-Network, namwe byibura open mainnet izabe byibura ufitemo na payi. Niba ufitemo payi 5, niba ufitemo payi 10,000, niba ufitemo 100, zizagufasha. Mukomeze mukande subscribe rero, munasharinga link ya YouTube channel yacu, muyamamaza impande n'impande, haba Tanzania muyisharinge yo, haba Uganda, haba i Burundi ho bamaze kuba abantu bacu, n'undi mba mbibona ko mudukurikirana, haba za Zanzibar, haba za Mozambique, za Malawi, hose mushyireyo link ya YouTube ya channel yacu yitwa Mbarusha Mining TV, bakore subscribe, like, share ndetse na comment, bajye babonera amakuru ku gihe. Ndabashimiye cyane rero, nimugire ibihe byiza. Ni nge Jonas nk'uko bisanzwe ubategurira nkanabagezaho ibiganiro bya Mining Networks kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Mbarusha Mining TV, subscribe, like, share to your friends and comment. Thank you.